Guys, nize ko mwiriwe neza, mumeze neza, natwe turaho tumeze neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku kibazo umukunzi wacu yatwandiye yatubaje ati mumbabarire mumbwire bashangazi bacu kuko mfite ubukwe mu kwezi kwa 9 ariko hari ibyo mwavuze numva nasigaye inyuma nta kintu na kimwe mbiziho. Ikintu kijyanye no guca imyeyo ni ukuri hari ibintu njya numva avuga ateka nisekere kuko sinibaza nyine impamvu ibituma kugeza kuri iyi saha nk'umwana ungana gutyo aba adasobanukiwe guca imyeyo. Nkibaza umuryango yavutsemo, nkibaza abamureze, hari igihe ashobora kuba atararezwe na mama we, hari igihe ashobora kuba yararezwe n'abandi bantu, ariko se basi byibura ntimunaganirize n'umwana. Mboneraho kubwira ababyeyi badukurikiye none aha ngaha ni muri vacances, ni mu biruhuko, muganiriza abana banyu. Niba mutabaganirije, niba mutabishoboye, nimero zanjye murazifite, nimumuze n'abana banyu tuganire, kuko hari byinshi bakeneye kumenya mu buzima bwabo bw'imyororokere. Hari uburyo ki umwana yicara akaba azi ko ikintu akizi, ariko hari byinshi atazi adasobanukiwe. Nk'uwo mwana rero ugeze igihe cyo kuvuga ngo agiye gushaka, ariko ugasanga ibyo bintu ntabwo abizi, ntabwo abisobanukiwe, urumva biba bibabaje. Ku ruhande rumwe biba bibabaje, urabitekereza ukavuga ati se umwana ungana gutyo niba ageze igihe cyo gushaka, urumva umuntu ajya gutekereza gushaka amaze gukuramo, ugasanga ntacyo kintu ntabwo akizi kandi ari ingenzi, urumva ari ikibazo gikomeye. Rero ikintu cya mbere ugomba kumenya umukobwa we nuko ugomba kugira gute kubikora, kuko nkuko nabibabwiye ibintu byose ni mu mutwe. Nta myaka yarambaje ati se, hari undi wambaje ati se bigira imyaka. Nta myaka gusa, iyo wakuze nyine biragora, ariko ntago bikuraho kutabikora. Nkurikije wenda imyaka wowe warambwiye wabikora, ukabishyiramo imbaraga. Nababwiye ngo jya ufata iminota 30 mbere yuko uryama, unafate n'indi 30 mbere yuko ubyuka, ubikore ushyiremo agatege, ukoreho, ufate ugende ukurura gake. Ikindi kandi hanze hari imiti igurishwa, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ugupfa kuyigura ahantu hose, kuko murabizi ko abantu benshi bagiye baba batuzi. Mugomba kugira gute, mugomba gutekereza aho mugiye kuyigura n'uburyo mugiye kuyiguramo. Rero ntabwo ari ugupfa kuyigura ahantu hose. Ubwo rero kuvuga ngo iyo miti ibihari. Ikindi kintu nababwiye kandi gikora umuti kandi byihuse ni tetracycline. Kara kanuze ka boro ko bakunda gushyira abana mu maso iyo barwaye amaso. Sinzi niba n'abantu bakuru bajya bagashyiramo, ahari simbizi, ariko kara kantu gakora umuti cyane. Kara kantu wenda abantu bashobora kugira ngo wenda ni brage cyangwa se wenda ni ukubeshya, ariko nk'abantu bakuze, imibiri yabo yakomeye, ufite utwo twawe dutoya, uragafata ukagasigaho, wamara kugasigaho ukiturizaho gakeya, bwa bunyerere bwamara gusa nkaho bugenda bushiraho, ukaza gufata intoki zawe zisa neza, ukagenda ukurura. Iyo ugiye ukurura rero biragufasha, bikaba byatuma ugira gute, ubasha kuba wakuza imyeyo yawe vuba kandi mu gihe gitoya bitakugoye. Ikindi kintu rero mugomba kwifashisha amavuta y'inka. Ngira ngo murabizi amavuta y'inka iyo yakuze ariko yapana amashyashya burya nta kintu kirenza akunda gukora, ariko amavuta y'inka iyo yakuze, kandi burya amavuta y'inka nayo burya impamvu akoreshwa ntago aba ariko ari wo muti wa mbere, ahubwo hari utwatsi bakunda gukoresha bita musundi 3. Sinzi wenda abantu bo mu cyaro nibo bari bubashe kubyumva, n'ababayeyo bo mu mujyi bavukiye mu mujyi, sinzi ko bashobora kuba babasha kumenya ibyo mvuze ibyo ari byo. Iyo musundi 3 mvuze rero, usanga kenshi na kenshi iyo wayikoresheje ukayikoresha isa nkaho ibabana ukuntu. Hari uburyo bajya nko mu cyaro mu rwego rwo kugira ngo kwa kundi tuba tunyerera, ukagafata ukagatanyura, wamara ugatanyura ukagafatisha muri mugenzi wawe, urabona ko ari tubiri, ukagenda ukurura usa nk'uzamura umanura, kandi ugerageza gukurura ushyizemo imbaraga. Iyo udashyizemo imbaraga ugasa nk'umuntu woroheje, umeze nk'umuntu uri gutinya, nta kintu na kimwe waba uri gukora. Icyo gihe rero bigusaba gufata gutyo, ndetse ukanafatiramo n'imbere, ugakurura cyane, ugashyiramo agatege, ariko ntukabye kuko nabwo ushobora kubabaza umuntu muri kumwe. Noneho warangiza iyo umaze kugakoresha
uzumve hari uburyo usa nk'uri kokeraho ukuntu, niho hahandi uzafata ya mavuta y'inka, wamara kuyafata ugasigaho. Iyo umaze gusigaho aya mavuta y'inka agenda akuramo buriya bubabare, anatuma ibintu bigenda neza. Uzafate intuze intobo ngira ngo intobo murazizi intobo ukuntu zimeze, intobo murazizi. Nyaboneka nituvuga intobo, tugira intobo ubundi ubwoko bungahe? Tugira intobo ubwoko bubiri. Hari intobo zigira utugaragambye tw'inyuma, kuntuze inyuma nyine. Hari n'intobo iba isemye kabisa, ubona ko imeze nk'agatoryi kahishiye, ku buryo udashobora kumenya yuko iyo ngiyo ari intobo. Ni ukuvuga ngo rero izo ntobo uko ari ebyiri ziratandukanye burya no mu mikoreshereze. Intobo rero njye nakuze bakoresha n'iriya ntobo ifite amagaragamba inyuma, warayotsaga, wamara kuyotsa ugafata, ntufate ziriya mbuto zayo z'imbere. Mw'abantu nimujya mubwirwa mujye mubasha kumva ko haba hari impamvu. Iyo ufashe ziriya mbuto z'imbere ukazisiga kunoze ku mishino yawe ngo urimo urakurura, irabyimba ukazabyimbuka nyine wumvishije, ukanababara cyane, wajya kunyara ukababara. Ariko uko wayitwitse ufata twa tuvuta twayo tw'inyuma, sibyo? Twa tuvuta twayo urayishishura, ugakuraho akantu k'inyuma k'agashishwa watwitse, warangiza ugafata utuvuta dusa nkaho turimo imbere, warangiza ugakuruza ya myeyo yawe. Urayikuruza ukavanga n'amavuta y'inka ukabikuruza, biragufasha, sibyo? Biragufasha. Wa mwana w'umukobwa we niwe turi kubwira, ndetse n'abandi bagiye babibaza. Hariho mama uri Musanze nawe wabibajije, nizere ko nawe ari kubyumva. Hari n'undi watubajije ngo uri ntuze Ryabaga, niba ari Ryabaga epfo za Mutara, nawe muri Ryabega nawe yarabitubajije. Twaragize gute? Ubwo turabimusubije nawe abyumvireho. Ntago kuba uri umumama wubatse ntago uvuze ko utaca imyeyo niba umugabo wayikunda, kubera ko abagabo benshi bamaze gusobanukirwa icyo imyeyo imaze ku mugore, ndetse nawe ubwawe ukwiriye kumenya agaciro kayo, kuko ni umwambaro twambaye twebwe ubwacu. Twaba twambaye umwambaro, tuba twikwije. Iyo uyambaye mbese nyine nawe ubwawe, iyo uyifite nyine uba wumva yuko wambaye. So rero abantu mwese muri rusange mwige kandi musobanukirwe kurushaho kumenya. Ikindi kandi ababyeyi mudukurikiye none aha ngaha, vakansi ntikapfe ubusa. Vakansi y'amezi 2 aba ari nini, uba ukwiriye kwicaza umwana wawe ukamwigisha, cyangwa se waba utabishoboye, hariho ababishoboye, ukaba wagira gute, ukaba wabasha kuba wagira gute, wababwira uti nyaboneka nimumfashirize umwana muri ubu buryo, bakaba bamufasha umwana wawe agakura neza adafite ibyo bibazo. Urumva rero, niba umwana w'umukobwa ageze mu myaka 20 n'indi ugasanga yifitiye icyo kibazo utarigeze ubimubwira, icyo gihe agufata nk'umubyeyi gito, ndetse akanagufata nk'umuntu utarigeze umwitaho. Rero mumbabarire, mwige gufasha abana banyu kandi mubafashe mubivanye ku mutima, bizabagirira akamaro. Niba utanabishobora ukabona ko hari umuturanyi ubishoboye udafite umutima mubi, utashuka umwana wawe, wamubwira ati mfashiriza umwana wanjye, ngiye mfite isoni zo kumubwira, cyangwa se ukamwohereza mwa nyirasenge ukamubwira ati nyaboneka bwira umwana wawe ibintu nk'ibyo ngibyo. Imana ikomeze ibamere umugisha, murabizi ko mbakunda, mpuza ku mutima. Bye.